kugira ngo mfite imyaka irindwi. Batijwe ufite imyaka irindwi. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? 91. Ni kera cyane. Batijwe ufite imyaka irindwi, muri adeperi hari ibintu bagira byo gusenda cyangwa se gushyira ku ruhande abakirisitu baba bitwaye nabi gutyo. Ubwo mu myaka irindwi yabatijwe bagushyize hanze inshuro zingahe? Inshuro imwe. Inshuro imwe? Nashengiye umupagani. Hari uko umuntu avuka Imana yaramuhaye umugisha. Biraha rero. Hano mu biganza se? Ubonaka? Yes. Ubonaka? Ubonaka? Iyi si indyo yawe? Yes. Iyi niyo ndyo yawe. Ngo amatungo tayari niyo azaba ari inkoko uzorora. Urebye mu biganza bya benshi wasanga hari akakonyine. Akakonyine? Cyangwa akagacira inkaho. Yatunga ntibibaho nawe gapfa. Ariko aka gatatu kagaragaza ko ufite imigisha y'ibyo wakorora byose. Aka gatatu aka ngaka hano mu ndyo? Ni mu ndyo. Hari amatungo. Na hano mu muso? Aha naho ubu hari imyaka. Icyo wahinga cyose niyo yaba ari amashu yakwera. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane 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 ndashima umwami Yesu. Igeze ubwo nageze ahantu heza cyane, hangiriye umumaro we ntazibagirwa ukundi. Welcome again to those who loves Agape Live TV. Today we are in Rwamagana. Turabasuhuje cyane mwe mwese mukunda Agape Live TV, mwe muri mu Rwanda ndetse n'abadiaspora bacu turafite benshi mudukurikira, turabasuhuje. Abari i Huye muri Campus, abari i Rubavu ndetse n'abari muri Kigali, mwese tubahaye ikaze. Nkuko nabibabwiye turi Rwamagana, hari umubyeyi twaje gusura. Kuri kamera muramubona, kameramani wamugaragaza neza. Twaje kugusura rero nanone, imvura igwa n'isubira. Ushize twageze hano turaganira twumva turagukunze, twifuza kugaruka. Uyu munsi twagarutse rero, mwongeye kuduhereza ikaze n'ubundi. Amazina yanjye rero nitwa Byishimo Fiston. Ushize twarahuye, nabwo nabikubwiye, twahuriye mu nzira. Ni mugenzi wanjye wageze hano nawe ukora kuri Agape Live TV, ndatekereza ukimwibuka. Uyu munsi rero twagarutse n'isura nshya, tuje kuganira nawe, ariko icyo twumva twasangiza abantu ndetse bitewe n'ibyo twakubonyemo, ubumenyi n'ibikorwa byinshi cyane bishobora kugirira akamaro sosiyete nyarwanda. Uyu munsi twifuje ko twaganira nawe ku mateka yawe cyangwa se ku buzima bwawe bujyanye n'iyobokamana. Ese ubundi uri umukirisitu, uri umuyisilamu, uri mu budisme cyangwa se nta n'idini ugira? Protestant. Uri umuprotestant? Ndi umupene. Uri umupene? Wow. Abapene abapantekote. Ndatekereza urubyiruko rw'uyu munsi umubwiye ngo umupene byari kugorana, niyo mpamvu nanjye wumvise bingoye. Apantekote umunsi na ADEPR. Wabatijwe ryari? Wabatijwe kera kugeza ku rwego utakibuka igihe wabatijwe? Wabatijwe ufite imyaka irindwi. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? 91. Ni kera cyane. Wabatijwe ufite imyaka irindwi, muri adeperi hari ibintu bagira byo gusenda cyangwa se gushyira ku ruhande abakirisitu baba bitwaye nabi gutyo. Ubwo mu myaka irindwi yabatijwe bagushyize hanze inshuro zingahe? Inshuro imwe. Inshuro imwe? Nashengiye umupagani. Undi mupagani. Wari washingiye? Umupagani, undi mupagani. Barampagarika. Icyo gihe wari pasiterine? Nari umukirisitu gusa. Baraguhagarika, nyuma yaho ubwo waje gusenga? Baransaba. Wabaye muri korali? Ariko iy'abaporoso nayihaye. Ni akahe karirimbo wumva wibuka mwaririmbaga icyo gihe?
uvuga ngo yamfashije Eh, nkaririmbe se yewe wakadusangiza abantu bakurikira Gato Live TV. iteka nagendaga tumerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane 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 ndashima umwami Yesu Wow. kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro we ntazibagirwa ukundi Wow. N'ufashwa n'indirimbo nziza cyane nk'aho ahantu wageze hakugiriye umumaro, ni n'irihe tandukano cyangwa se ni nk'akahe kamaro ubona ko umuntu wibera mu nzu y'Imana uwo mumaro byakugiriye ni nk'uwuhe ubona urusha umuntu noneho utarigeze ubigeramo? nari mfite agahinda ko kutagira data na mama wamfashijwe rero ni uko nduhuka ndiyakira Yes. aho niho heza nagize ndiyakira nsanga ngomba barapfuye ariko njye ndiho Yes. nariyakira Ku myaka yawe 7 urabatijwe ujya no muri korali bakomezwa. ndawagiye mubarereje Sheri wawe mwararirimbanaga se muri korali? twakoranaga yari yarampaye uburenganzira bwose ubwo 75 nakuriye abagore b'umusozi wose 75 wakuriye umugore w'abasozi bose. Umva wari uri smart icyo gihe, wari umuntu ukomeye cyane. wanyobora abagore b'umusozi Eh, ngo muhabyaye Imana okay. Wow. Mu itorero rero hari ukuntu usanga nk'urubyiruko, ugasanga urubyiruko rwo mu itorero hari ukuntu ushaka kwisanisha n'urubyiruko rwo hanze ariko bikanga. Mwe mwabitwaraga gute mu gihe cyanyu ukajyana ibyo mu nzu y'Imana ariko n'ibyo hanze nyine nabyo ukibeta gute? Mwe byari bimeze gute? hari ukuntu abantu babaga basa n'abafite ubucucu noneho babona ubabwira ijambo bumva neza bakamukunda bakanamwumva Yes. ubwo rero nari mfite ijambo bakwiye mpereye ku buzima n'abanjemo Yes. bakanyumva Wow. Ese nk'umuntu wamaze igihe muri Pentecote kandi tuzi ko Pentecote ari idini ry'umwuka wera bahanura, waba warigeze wuzuzwa umwuka wera ukajya no mu ndimi? umwuka wera wenda nazuye umwuka wera ndatengurwa Watitiyeho? natitiyeho Yes. Kuki utahanuye se ngo uvuge muri za ndimi z'amahanga? ntabwo navuze muri izo ndimi nari mfite ikinyarwanda nari mfite ubutumwa bwiza nari mfite n'ubutumwa ibyo nahamya ibyo nari nararibonye Ni byiza cyane rero. Urabona hari mu idini hari imiterere ibamo, ugasanga nyine umuntu uba mu idini hari imiterere agomba kugira itandukanye y'umuntu wo hanze. Wowe ni iki wabwira abantu ukurikije nk'umuntu ufite experience wasangiza abantu ku miterere myiza wabonye mu idini no ku miterere myiza yo hanze, ku buryo ibyo bintu bagomba kubihuza? umwe nabanza kubagurira kwinjira mu nzu y'Imana bagaturisha ikirenge bacecekesha ikirenge bagendana akinjira mu nzu y'Imana agenda ahubashye ikindi arabigisha kumva no kumvira ibigisha n'urukundo kuko rukubiyemo byose Umva ko inama zawe ari ingenzi cyane abantu bari bazikeneye. Ese mu gihe wabayeho mu itorero cyangwa se mu idini waraturaga? N'ubu uracyatura? Ubwo ugereranije amafaranga umaze gutura yose uyashyize hamwe ku myaka 90 n'ingahe hafi ni nkangahe? ni menshi ni menshi duteranye n'icya 10 ni menshi hari igihe nataraga icya 10 kiremereye
gutanga icya cumi kiremereye. naga nk'ibihumbi 10 atanga ijana. Niki cyatumye wumva wakomeza gutura buri gihe kuva icyo gihe kugeza n'ubu? nuko ari ikizira kwinjira mu nzu y'Imana gafite ituro. Gafite ituro? None se ni gute ari ikizira kwinjira mu nzu y'Imana kandi tuzi amaturo icyo amara n'abantu bayarya? nuko uba utuye Imana utareba ku bantu, abarya abana akazi kabo ariko baba barambuye ikiganza. wirengagiza aba baryi kwinjira mu nzu y'Imana. None tate ku kijyanye n'amaturo ijambo ry'Imana riravuga ngo mungeragereshe icya cumi n'amaturo nanjye nzabuzuriza, niba ari ibigega niba ari imivure, reka tubyite ibigega byo muri iki gihe. Wowe uri ayo maturo yawe amaze kuzura nk'ibigega bingahe? yewe ni byinshi, harimo n'iyi nzu nayo nubatse. iyi nayo yavuye mu maturo. hari n'ibirimo, harimo akabati bikamo utuntu, harimo televiziyo, harimo radiyo. muri iyi nzu byose ni ibyo mu maturo? byose ni ibyo mu maturo. Imana ibyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ni n'ibintu bitangaje, ni amavuta y'Imana kubona umukecuru mwawe imyaka 90 n'ingahe uba mu nzu irimo televiziyo, ureba n'umupira se? ufana iyihe ekipe, Barcelona cyangwa ni umufana wa Rayon Sports? ndabona bambaye n'ubururu. Abafana y'u Rwanda ntibagiye ari bitwa baki? abakinnyi b'u Rwanda bitwa abakinnyi b'u Rwanda bitwa Amavubi. ufana Amavubi. mu idini se babemeraga gufana nawe? kureba umupira aho wabereye barabibemerera, kuko ni ukureba n'inshuti zawe ziba zirimo, abana bawe cyangwa ese tate ni iki wagira inama ku ngo z'abakristo? usanga ari abakristo ariko ingo zabo ntabwo ibintu bimeze neza, kandi barabatijwe bombi, barakuriye mu idini, ariko ugasanga biri kwanga. ni iki gitekerezo nawe ufite uburambe ugakiza, ukaba ufite uburambe no mu buzima busanzwe, ngiye inama wabagira? inama nabagira inama y'uko muri isi turi mu ntambara, kandi ko umuntu akwiye kunyurwa n'ibyo abonye, byaba bibi byaba byiza, akanyurwa n'ibyo abonye. Imana yareba umutima we ikazamuha ibyiza, ibibi bikata. akanyurwa n'ibyo afite, agahazwa n'ibyo afite, akararira amazi bikamunyura, akararira ikijumba kimwe kikamunyura, gutyo nuko nababwira. akanyurwa n'uko ari, akanyurwa n'ibyo afite, ntararikire, ntiyifuze. inama utugire ni nziza kandi zose ni ingenzi, ni ingirakamaro, ariko hari baca umugani ngo utaganiriye na sekuru ntabwo amenya icyo cyose yavuze. se ukiri umukristo wigeze ujya ku Gisenyera kurya ubuzima cyangwa mu birunga i Musanze? muri Buganda nagarukiye Bugona nta bishatse kuba ko mu myaka yawe utari wagera i Gisenyi noneho? ngo ni Gisenyi, ngo ndageranya ni Rwamagana hitwa i Nyagasenyi, ubutaka bwaho ni Agasenyi. ubutaha chief manager wa Agape Live TV agomba kubyumva, tuzagaruka turi bujyane nawe i Gisenyi. ubuse ndaroba kuko ntareba ubu n'ubu n'ubu ejo nakwaga nk'ibindi imboni yatangiye gusura, ubu ndareba umupira, numva ndareba ko wirabura n'ipantaro y'umukara n'inkweto. ubwo ibyanditse hano utudomo ntabwo uri kutubona? aya nyuguti zari amaso harasize, igeze haruguru ndende amaso ari inyuguti harasize, mbega ubu haba hasigaye akaboni kanze gashaka kureba umuntu kaje havuga
Yes. Yeah. Ubwo narigize ngo tuzijyanire i Gisenyi nawe ujya kureba ku byiza bitatse u Rwanda utegeze ujyamo umusore bwawe. imyaka agezemo niyo kuhamaho ariko nahamaho ngasanga nanone iki gice cya ruguru aho gihuriye aha aho umuntu afata yarushye hararangije kugenda amaguru nkarenga umusozi kwicara akarambira hano Ya ni iyihe nama wagira abantu bakiri bato ku bijyanye no gukomeza nabo gukurira muri Kristo? Ni ikintu cyagufashije gukomeza kuba mu gakiza kumara imyaka 30, 40, ukaba ugeze n'aho amaso atakibona ukiri mu by'Imana? icyo nabwira abantu abagiraho inama ni uguca bugufi imbere y'Imana n'imbere y'abantu ni amahoro yo mu mutima bigatuma Imana ikunguka kongera n'ubu yanyegereye ko ntari amakuru nawe ni umugisha ni inyigisho zizahindura benshi bazayibona bareba n'ubu ariko umugisha muba mwaravukanye ariko kera ngo hari ukuntu mwatangaga n'imigisha umwana akivuka. oya hari uko umuntu avuka Imana yaramuhaye biraha rero hano mu biganza se ubonaka iyi si indyo yawe iyi niyo ndya yawe ngo amatungo tayari niyo azaba ari inkoko uzorora urebye mu biganza bya benshi wasanga hari akakonyine cyangwa akagaciriye nkaho yatunga ntibibaho nawe ugapfa ariko aka gatatu bigaragaza ko ufite imigisha y'ibyo wakorora byose. Aka gatatu aka ngaka hano mu ndyo ni mu ndyo hari amatungo hano mu muso aha naho ubu hari imyaka icyo wahinga cyose niyo yaba ari amashu yakwera ibyabo nguro ntabwo tuba tubizi. Okay, ni ukuvuga ngo iyi ni imigisha umuntu yavukana buriya avuga ngo barambike ibiganza ku barwayi muzarambike ibiganza ku barwayi bakire udafite utoshatse yakwiyicarira mu cyicaro cye uriya muntu ntabwo yakora mikayirya. Abakurikiye Agape Live TV rero murabe mwumva impamvu ibintu byanyu bitakemutse ababarambitseho ibiganza mujye mubanza murebe gafite akantu ka gatatu mu kiganza cyiwe nk'uko mubonye ukuntu Tati aduhaye ubuhamya mugageza imigisha Imana iyandika mu kiganza umuntu uzagira ku buryo umuntu worora inka igapfa yorora ihene igapfa aba afite kamwe gusa ubwo ngubu nta kintu yakwimarira ntashwe ashatse yabireba oyazi nta muririmbyi uhinga nk'abandi bakeza ukaruma wafumbira cyane bikanga bikuma ibyo iyobokamana rirabyemera se Bibiliya hari icyo bivugaho? ntacyo bivugaho bazi ko umuntu ari umuntu yaremwe n'Imana ariko ntahabwa byose afite ibyo ahabwa amuhabwa imbaraga akaburuka amuhabwa korora icyo yoroye cyose kikamwitabira kikabyara neza aho n'ihene yawe yabyaye kwishima cyane kabisa. Tate turagushimiye rero kubw'inama nziza n'inyigisho nziza uduhaye na n'ubutumwa bwiza uracyaba uvuga n'ubwo nyakajya ndashaje nyawa ariko ntacyo bintwaye aracyakomereye muri Kristo ngo ni igihe nyine urabona mu idini cyangwa se mu itorero hari abantu bagira impano zitandukanye ndetse n'abantu bo hanze. Hari umuntu ushobora kubona atarigeze yiga na Bibiliya ariko akavuga ijambo ry'Imana ngo Imana iravuze. Ese umuntu wese yemerewe kuvuga ubutumwa bwiza uko abyumva cyangwa se Imana yakayikoresha uko abishaka? haba mu itorero cyangwa se hanze kuvuga ubutumwa bwiza uwo wese yabwiriza cyangwa se yakoresha Imana yumva bimurimo atavangiwe atasinze akumva biraza umuntu wese yavuga umuntu wese yemerewe kuvuga ubutumwa uko abyumva.
hari abantu rero bakoresha nk'impano yabo ugasanga bayikoresha mu nyungu zabo bwite. Ubona niba afite impano yo kuvuga ijambo ry'Imana akarikoresha bakamwishyura, uwo nguwo wowe yumva gute wowe? bakamuhemba Eh, n'ubujura. Impano y'Imana iragurwa. kandi nawe aba yakoze. Umuntu witwa Ruteri Eh, na Papa eh, mu madini ajya gutandukana yes, barigishije abantu buzura umwuka wera. eh, Noneho Papa ati ibi bintu bibaye ndashaka kubigura. yes, Kera ati ubuntu bw'Imana ntibugurwa. eh, Nizo mpaka ngo abatose n'abajya mpaka. mm. Yanze kugura impano z'Imana ntizigurwa, ziba mu muntu. Abantu bishyura ubwo babe bumva ko nabo ari abajura, Ari abajura. n'abishyurwa nabo ubwo ni ibisambo byo mu nzu y'Imana. Ngo navuze ubutumwa ndahabwa ibinini Eh, isamba. ibyo ni ibisambo. Impano y'Imana ntigurwa. Abantu bakwibwiriza bumva banyuzwe Eh, bakamwihera impamvu. yes. Ariko atari itegeko. akantu k'impamba ko ntari. Isozere mu Cyongereza. I have You have. good. I have a good night. Oh, Huh? numva batatu baca batubwiye ngo good night, mugire ijoro ryiza. Natwe twavuga ngo see you, goodbye, sigare amahoro. Goodbye. Tuba tuvuze ngo sigara amahoro. Imana ikomeze kubana nawe. Tuzongera tubonane. Ubu se mwakabyara ubu ndabaha ikigo.